Imana yabanye natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse yabanye natwe mu cyumweru cy'imirimo turangije, ikaba ikomeje no kubana natwe muri gahunda y'isabato. Izina ryayo habwe icyubahiro. Nongeye gushimana kandi yuko kubwo gufashwa nayo mbashije guhagara imbere yanyu muri gahunda twatangiye ku mugoroba dutangiye isabato, gahunda y'amateraniro y'ivugabutumwa azamara igihe cy'icyumweru mu insanganyamatsiko ivuga ngo Handitswe Ngo. Ngewe muri kumwe nitwa Theogene niyo namamaza, ubwo ni kwibwira ku bashyitsi baba batanzi. Ndi umwizero wa ASA UR Nyarugenge. Nanjye nize muri ya campus, ariko nagize amahirwe yo kuharangiriza ndetse nkomeza no gusengera mu itorero ry'Abadventiste ribarizwa muri ya campus ya Nyarugenge. Aya materaniro y'ivugabutumwa ntago azakorwa mu buryo dusanzwe tumenyereye, uburyo amavonato yakora nk'Abadventiste umunsi wa karindwi, bitewe murabizi ibihe turimo, ibihe by'icyorezo cya COVID-19 bitatwemera gukora gahunda zimwe na zimwe uko twari dusanzwe tuzikora. Ariko Imana ishimwe cyane yagiye ishaka ubundi buryo burimo na tekinoloji dufite muri uyu munsi, bizajya bituma ibyigisho byakiza imitima y'abana bayo bibasha gutambuka. Ni muri ubwo buryo nko kuri uyu munsi twatangiye isabato hano mu Rugunga, twakomereje hano mu Rugunga, ndetse na nyuma saa sita turi bukomeze. Ariko mu yindi minsi tuzajya dukoresha uburyo bw'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ndakeka benshi mwarabibonye ku maposte, ubwo ndi kubwira ku batarabibonye kugira ngo turusheho gukurikirana ibi byigisho bizamara icyumweru kimwe. Ni iyi seri y'ibyigisho ifite insanganyamatsiko yitwa Handitswe Ngo. Ni ibyigisho bizari ibyigisho 10, kandi nizera nashidikanya yuko Uwiteka Imana izaba iri kumwe natwe mu gihe tuzaba tubumbira ijambo ryayo tuganira. Iyi gahunda rero kandi itorero rya ASA UR Nyarugenge niryo ryateguwe, ariko by'umwihariko biciye mu ishuri rya muzika habarizwa rya Amazing Grace Academy, ndetse turi buze nabo kubana nabo nyuma ya saa sita mu gitaramo cyo gutangiza aya mavuno. Tudatinze rero reka dufatanyirize hamwe mu isengesho ubundi dutangire. Data wera uri mu ijuru, twongeye kugushima, reka ijambo ryawe rigiye kuvugwa riyoborwe na Mwuka Wera, mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Ku mugoroba dutangira, nubwo dufite insanganyamatsiko rusange ya Handitswe Ngo, hari kimwe mu byigisho twahereyeho, ni icyigisho kivuga ngo urubanza kuri Bibiliya. Iyi nsanganyamatsiko impamvu yatekerejwe, iyo mwitegereje muri iyi minsi mubona ko ijambo ry'Imana rigenda ryibasirwa cyane, haba mu bantu bagiye batandukanye, haba mu bize, haba mu batarize, haba mu bihugu bya Afurika, haba mu bihugu by'Uburayi, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu bya Aziya. Usanga ahantu hose ku isi yose uzasanga abantu bapfobya ijambo ry'Imana. Ni ingenzi cyane rero ko muri iyi minsi twongera kugira icyizere mu ijambo ry'Imana, kandi nk'uko Kristo we ubwe nawe yifashishaga ijambo ry'Imana mu gihe yarageze mu bigeragezo bitandukanye. Mwibuke mu gihe yagerezwaga na Satani yakoresheje Handitswe Ngo. Ni ingenzi cyane natwe yuko muri iyi minsi iheruka amateka y'isi dukoresha ijambo ngo Handitswe Ngo. Reka Bibiliya ibe mugenga w'ibyo dukora byose, ibe ishingiro ry'imyizerere yacu, ibe icyo tugereranyisha icyo ari cyo cyose, kuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Ku mugoroba twagiye tubona mu mateka agiye atandukanye uburyo abantu benshi bagiye bamagana Bibiliya ndetse bayirega ibirego bitandukanye. Twabonye yuko ntago tuzaba turi hano ngo tuze kudefanda Bibiliya cyangwa kuburanira Bibiliya, kuko Bibiliya ubwayo ibashije kwiburanira. Umwe mu bagabo witwa Charles Spurgeon niwe wavuze ngo ijambo ry'Imana ni nk'intare, ntago ukeneye kurwanirira intare, icyo ukeneye no gukora gusa ni ukuyizitura, ubundi intare yo ikirwanirira. Niyo mpamvu natwe hano ntago tuje kurwanira Bibiliya, kuko Bibiliya ifite ubushobozi bwo kwirwanirira, kandi ikindi kiruseho nuko nyirayo ari Uwiteka Imana yiteguye kurwana ijambo ryayo. Haleluya. Mu gihe hari inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye zigenda zikura abantu kuri Bibiliya, ni ingenzi cyane nanone yuko twongera tukiga. Yaba umushyitsi waba ufite impungenge kuri Bibiliya, yaba umwizera w'itorero ry'Abadventiste waba ufite gushidikanya kuri Bibiliya, akongera gusobanukirwa yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, kandi ntago ryaje gusa, ryaje mu buryo kugira ngo Imana ibashe kuvugana natwe. Muri uyu munsi rero tugiye kwiga kuri nyiri jambo. Nyiri jambo ninde? Ni Yesu Kristo.
iyo tubumbuye mu gitabo cya Yohana igice cya mbere, mureke tubumbuye muri Yohana igice cya mbere. Yohana igice cya mbere turasoma umurongo wa mbere tugeze uwa gatatu. Haravuga ngo, mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe nawe. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana rifite nyiraryo, kandi uwo nyiraryo nawe yahoranye n'iki? N'Imana. Kandi uwo nyiraryo nawe yitwa nde? Jambo. Ngo ndetse yari Imana, ngo ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Niyo mpamvu iri jambo ryiteguye kurirwanirira. Twagiye tubona mu mateka uburyo yagiye akoresha uburyo butandukanye, uburyo yagiye akoresha abavumbuzi runaka kugira ngo bagende bavumbura bimwe mu bisigazwa byongeraga guhamya koko kw'iki jambo ry'Imana rigira rite rivuga. Nk'uko twabonye ku mugoroba, hari ibitabo byinshi byagiye byandikwa, kandi ibitabo byiza ushobora gusoma ndetse bigaba byahinduye imibereho yawe. Hari abagabo batandukanye b'abafilozofe banditse ibitabo byiza, hari abanditse amanovel meza cyane, abanditse inkuru z'impimbano nziza cyane zakwigisha. Ariko mu bitabo byose byanditswe hari umwihariko Bibiliya ifite. Uwo mwihariko twawubonye ni uko Bibiliya isubiza ikibazo nyamukuru inyokomuntu ifite, nta kindi ni ikibazo cy'icyaha, kandi ikaha icyizere inyokomuntu yuko ubuzima bwacu atari ubuzima bwapfuye kubaho kubw'impanuka, ahubwo Imana yari idufiteho umugambi, kandi yuko ubuzima bwacu atari uburangira hano ku isi gusa, ahubwo twizera tudashidikanya ko nyiri jambo agiye kugaruka bidatinze, akajyana be bakazabana nawe iteka ryose. Rero Bibiliya kuba isubiza icyo kibazo nyamukuru inyokomuntu ifite, nicyo kigira umwihariko uruta ibindi bitabo byose, kuko nta kindi gitabo uzasanga gifite igisubizo cy'icyaha, ariko Bibiliya harimo igisubizo cy'icyaha. Haleluya. Niyo mpamvu rero ni ingenzi cyane yuko twizera Bibiliya, ni ingenzi cyane yuko twizera n'uwayandikishije ari we Jambo. Ndetse kandi iyo tuvuze Yesu Kristo, ni umwe mu bagabo bazwi cyane kuri iyi si. Ushobora gusanga kuri iyi si abantu batazi Kristo ari abantu bake cyane. Ni umwe mu bagabo bafite icyo dukunda kwita popularity nini cyane, ariko hari n'abandi bagabo benshi babayeho bakomeye kandi bazwi cyane. Hari abagabo babayeho mu by'impinduramatwara bazwi cyane kuri iyi si nk'aba Mahatma Gandhi, hari abafilozofe bakomeye babayeho nk'aba Aristote, hari abagabo mu by'intambara bakomeye babayeho nk'aba Napoleon, hari abagabo babayeho mu by'impinduramatwara bijyanye n'amadini nk'aba Martin Luther, hari abagabo bakomeye baharanira uburenganzira bwa muntu nka Martin Luther King. Abo bose ni abagabo bakomeye, ndetse bagize ibyo basiga, ibyo dukunda kwita legacy, bagize ibyo basiga kuri iyi si tubibukiraho. Ariko muri abo bose nta n'umwe wagera kuri Yesu Kristo, kuko uyu Yesu Kristo igihe yazaga ku isi, we yasubije ikibazo inyokomuntu yari ifite. Inyokomuntu yari iri mu mwijima. Kristo igihe yageraga hano yabasha gusubiza ikibazo inyokomuntu yari ifite. Niyo mpamvu nawe yiswe Jambo, kandi nta kindi kibazo inyokomuntu yari ifite n'iki? Ni ikibazo cy'icyaha, kandi biciye muri Yesu Kristo igisubizo cy'icyaha cyabashije kuboneka. Ubundi twitwa abakristo, ariko hari n'abandi bo mu yandi madini atari abakristo. Iyo urebye nk'idini ry'ababatisite rishingiye ku mugabo witwa Buddha, ni umwe nanone mu bagabo bakomeye babayeho, kandi nawe wanditse ibintu byinshi byiza. Hari umugabo nka Confucius nawe wanditse byinshi, hari umugabo nka Muhammad witirwa idini ya Isilamu. Ariko nabo bose nta n'umwe wagera kuri Yesu Kristo. Hari impamvu nta yindi turi bugende tuyibona, kandi impamvu nta yindi ni uko Kristo yabashije gusubiza ikibazo nyamukuru inyokomuntu yari ifite. Ariko nk'abakristo nimba twizera ko inzira twayobotse ya Kristo ariyo nzira y'ukuri, tukaba twizera ko Kristo twayobotse ari we ukuri, hari ikintu kimwe cyemeza yuko Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Icyo nta kindi ni uko Kristo yazutse mu bapfuye. Abandi bantu bashobora kwigisha ibintu bitandukanye, ariko nta n'umwe wigeze avuga yuko yazutse mu bapfuye, ndetse nta n'umwe ujya uhamwa yuko yazutse mu bapfuye akaba yarasubiye mu ijuru. Ubu Kristo rero kuba ari inzira y'ukuri, ikintu cyonyine gituma ubu Kristo buba inzira y'ukuri ni uko Kristo yazutse mu bapfuye. Kristo aba yatarazutse mu bapfuye, ubu Kristo bwaba ari ikinyoma,
ndetse n'ibyo twigisha ubu byaba ari ibinyoma, ndetse nabo twaba twarigishije twaba twarababeshye, ariko Imana ishimwe Kristo yazutse mu bapfuye ntakiri mu gituro. Haleluya. Rero ni ingenzi cyane yuko tumenya iki kintu cy'uko Kristo yazutse mu bapfuye, ntitugire no gushidikanya, ahubwo tukabyizera duhamanya n'umutima wacu wose ko Kristo yazutse mu bapfuye, kuko mu gihe tubishidikanyaho na gato haba harimo ikibazo gikomeye cyane. Kuba Kristo yihariye kuruta abandi bantu bose, ntago agirwa umwihariko n'urupfu yapfuye. Murabizi yapfuye abambwe ku musaraba. Amateka tubwira ko icyo cyari igihano gisanzwe abaroma batanga, cyari igihano gisanzwe abaroma batangaga cy'iyicarubozo ku muntu wakoze wishe amategeko y'abaroma. Ntago biterwa n'uburyo yavutse. Bibiliya yitubwira neza ko yavutse mu buryo bw'igitangaza, avuka ku mwari utarahuye n'umugabo. Ni igitangaza, ariko hari benshi bagenda babihakana. Ntago Kristo agirwa umwihariko n'ibitangaza agiye akora, kuko hari benshi bavuga yuko bakora ibitangaza. Ndetse Kristo ntago agirwa umwihariko yuko yapfuye n'uburyo yapfuyemo, ariko ikintu kigira umwihariko Kristo ni uko yapfuye akazuka mu bagize bate, mu bapfuye. Nicyo cyonyine giha Kristo umwihariko, nicyo cyonyine gituma ubu Kristo buba umwihariko, nicyo gituma ubu Kristo bwitwa inzira y'ukuri. Kuri iyi si abantu benshi bashakisha ukuri, nubwo rimwe na rimwe musigaye mubona yuko abantu benshi bavuga bati ushobora kugira ukuri kwawe nanjye nkagira ukuri kwanjye, ariko ukuri nuko ukuri ni kumwe. Ukuri ni kumwe kandi ntiguhinduka, kandi Kristo yaravuze ati ninjye nzira y'ukuri n'iki n'ubugingo. Umunyamateka w'umuyahudi witwa Josephus wakoreraga ingoma y'abaroma mu kinyejana cya mbere, niwe wanditse amateka avuga ku bantu babayeho mu gihe cya Yesu. Yavuze yuko ngo mu gihe cya Yesu buriya ngo hari abandi bantu 12 biyitaga Mesiya, ngo hari abandi bagabo 12 biyitaga Mesiya mu gihe cya Yesu. Umwe muri abo bagabo uzwi cyane ni uwitwa Simon Bar Kokhba, umwe nanone wabashe kugira revolution akora cyane mu idini ya Kiyahudi, ndetse abasha no gushinga umutwe wa gisirikare. Uwo mutwe wa gisirikare ubasha no kurwanya ingoma z'abaroma. Uyu Simon yabayeho mu mwaka w'135 nyuma ya Kristo. Abasha no kurwanya ingoma y'abaroma, abasha kubatsinda, ashinga leta yigenga ya Kiyahudi, ariko iyo leta iza kumara imyaka 3 gusa, kuko ingabo z'abaroma zaje kubatera zirabarwanya zirabatsinda. Uwo Simon na n'ubu hari abayahudi benshi bizera yuko yari Mesiya, ariko Simon yarapfuye, kandi kuba yarapfuye niyigeze azuka mu bapfuye. Ariko Kristo twe twiza tudashidikanya ko yapfuye, ariko agapfa, yamara gupfa ku munsi wa 3 akazuka mu bapfuye. Kuba rero Kristo yitwa Mesiya, kuba dushobora kuvuga ngo yitwa Mesiya, icyo cyonyine ni gihagije, ahubwo ni Mesiya wazutse mu bapfuye. Undi mugabo w'umwanditsi witwa Henry Morris nawe niwe wabikomejeho mu gitabo cye, yandika avuga ngo umuzuko wa Kristo nicyo gihamya cyonyine gishyira hejuru ubu Kristo. Kristo niba atarazutse, ubu Kristo ni idini y'ibinyoma. Ariko Kristo nimba yarazutse mu bapfuye, Kristo ni Imana, kandi ubu Kristo ni nzira y'ukuri yonyine umuntu ashobora gukirizwamo. Ariko bene data, nituvuga ubu Kristo nibuka ubu Kristo bwo kwizina. Ubu Kristo bwacu bukwiye kumera nk'uwo twakurikiye ari we Kristo, tukabaho imibereho nk'iyo Kristo yishimira. Ubu Kristo bwacu rero ntabwo bukwiye kuba ubwo kwizina, ubwo kuvuga mu magambo gusa, ahubwo n'ubwo kwemera imibereho yacu igahindurwa n'uwo Kristo. Bamwe mu bagabo bagiye bahakana izuka rya Kristo harimo umugabo witwaga Frank Morrison, ndetse yaje no gufata initiative we akora ubushakashatsi avuga ati se koko uyu Kristo bavuga yarazutse? Uyu yari umunyamakuru w'umwongereza, maze yandika igitabo mu cyongereza yise ngo Who Moved the Stone, ninde wakuyeho ibuye. Maze ubwo yari ari mu gushidikanya ko Kristo yazutse, igitangaje nawe amaze kwikora ubwo bushakashatsi yaje kwemezwa n'umutima adashidikanya yuko Kristo yagize ate, yazutse. Hari bimwe mu bintu bigaragaza yuko Kristo yazutse. Reka turambure muri Matayo igice cya 28. Matayo igice cya 28. Muri iki gice avugamo kuzuka kwa Yesu. Iyo tuwasomye tubona yuko igihe Kristo yahambwaga mu mva ya Yosefu w'Iramatayo,
ngo abatambyi bagiye begera Pilato baravuga bati uyu mwigisha yahoze avuga yuko azazuka, nuko rero abigishwa be bashobora kubuza bakiba umurambo we, nuko muduha abasirikare barinde imva ye. Abasirikare baraza barinda imva ye. Ariko nimusoma iki gice mubona mu gihe Kristo yari agiye kuzuka, abamarayika bakamanuka, abari barinze imva ye bagize ubwoba bahinda umushyitsi, ndetse ngo bagwa bameze nk'abapfuye. Ndetse ngo bamaze kubona ibibaye, babonye yuko Kristo yazutse, ngo baragenda babwira abatambyi bati Kristo yazutse. Iyo usomye ku murongo wa 11 w'icyo gice haravuga ngo bakigenda bamwe mu barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye, bateranira hamwe n'abakuru bajya inama bagurira abasirikare ifeza nyinshi, bati mujye muvuga muti abigishwa baje nijoro basinziriye baramwiba. Abasirikare b'Abaroma bonyine batangaga ubuhamya yuko Kristo yazutse. Ubuhamya bw'abasirikare b'Abaroma ni kimwe mu kintu cyagaragarije isi yuko Kristo yazutse mu bapfuye, kuko bahawe ruswa koko kugira ngo babeshye. Ariko nubwo bahawe ruswa ngo babeshye, ariko ubuhamya bwo barabutanze yuko Kristo yagize ate yazutse mu bapfuye. Ikindi iyo musomye muri kiriya gice ikibanza cya 27 cy'igitabo cya Matayo ku murongo wa 66 havuga yuko igihe babambaga Kristo bagashyiraho ibuye ku gituro, igihe bahambaga Kristo bagashyira ibuye ku gituro, bashyizeho ni icyo twita ikimenyetso cy'Abaroma. Kandi gukuraho ikimenyetso cy'Abaroma byabaga ari icyaha gikomeye cyane, kuko hanishwaga igihano cy'urupfu. Byari bigoye yuko umuntu aza nk'abigishwa ba Kristo, abantu batari bakomeye bari kuza bagakuraho icyo kimenyetso cyari cyashyizweho n'Abaroma. Niyo mpamvu umuntu wakuyeho iryo buye ntabwo ari umuntu ufite imbaraga izi zisanzwe za kimuntu, ahubwo ni umuntu wari uyobowe na Mwuka Wera. Ikindi amateka tuvuga yuko ngo iri buye ryari ku gituro cya Yesu, ngo ryari ibuye ripima toni 2. Biragoye yuko abadamu babiri bari abamariya bombi babashinje kubona Kristo yazutse aribo bagiye bakuraho iryo buye ripima toni 2, hari abasirikare baho ngaho barinze imva barangiza bakiba umubiri wa Yesu. Ni ikintu nacyo mu nyurabwenge kidashobora gusobanuka. Ndetse Frank Morrison nanone yakomeje yerekana yuko ndetse nabo twakwita abahamya benshi uretse abasirikare, abigishwa ba Kristo, ba Mariya bombi twabonye bose, ndetse n'ababigishwa ba Kristo yahuye nabo ku nzira igema wose, abo bose ni abahamya bagiye bagaragaza yuko Kristo yagize ate yazutse. Ushobora kuvuga uti abigishwa kuko bibye umurambo. Ese bibye umurambo bawushyira he? Kuko nimba Kristo atarazutse, abahakana ko yazutse bakabaye berekana ahantu amagufwa yari. Ariko kuba nta murambo uhari ni ikindi gihamya cyerekana koko Kristo yazutse. Nta kuntu abigishwa 12 bari kubasha guhangana n'abasirikare 100 b'Abaroma, barangiza bakiba umurambo we, bangiza bakagenda bakawuhisha ahantu hatandukanye, ndetse n'ingoma y'Abaroma yangize kabihorera. Nimba mubizi umuntu wagerageza gakurwanya ingoma y'Abaroma wese yarabiziraga. Rero cyari ikintu kigoye cyane kwiciyumvisha. Niyo mpamvu no mugabo yawe yanditse iki gitabo cyane mu buryo bwo gukoresha inyurabwenge zisanzwe. Nubwo twe nk'abakristo ntabwo dukeneye ibihamya bitandukanye, twebwe kubwo kwizera twizera ko Kristo yazutse, kandi kwizera kwacu ntabwo ari ikintu cyo mu kirere, ahubwo gufite uguhamya ari we Kristo. Niyo ariko mu gihe yandikaga igitabo yagiye ngo afashe n'aba bantu bagerageza gushaka gukoresha logique yabo, kubereka yuko ni ibyo bakora byose bakana ko Kristo yazutse bigoye cyane guhakana ko Kristo yazutse. Kimwe mu kindi kintu yagaragaje ni commitment ndetse no kwiyongera ku Kristo, commitment y'abigishwa ba Kristo. Igihe bamwe mu batambyi bakuru barwanyaga abigishwa ba Kristo, umugabo w'umuhanga witwaga Gamariyeli niwe wabwiye ati mwitonde mutaba muri kurwanya Imana. Arababwira ati ibi bintu abantu bari gukora nimba ari ubutubuzi nka byandi tujya tubona, ibi bintu nibizamara igihe pe, ariko kandi nimba biyobowe n'Imana mwitonde mutaba murwanya iki Imana. Gamariyeli rero aho yakoresheje amagambo meza cyane kandi agiriye abantu inama nziza, kuko ikigaragara yuko Kristo yazutse mu bapfuye ni commitment
kwitanga kwakurikiye abigishwa be byari bigoye kugira ngo bapfire ikintu cy'ikinyoma, ariko uko bizeraga badashidikanya ko Kristo yazutse mu bapfuye, byatumye bahaguruka batangira kumuhamya, ndetse n'abagenzi babo 120 ubwo bari mu cyumba cyo hejuru, Umwuka Wera akabamurikira ku munsi wa Pentekote, bigisha ko Kristo ari Mesiya wapfuye akazuka, ndetse abantu benshi bizera ubwo butumwa barabatizwa. Niyo dukomeje mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 4, twongera kubona Petero na Yohana igihe bazuraga wa muntu wari umugaye wari uri ku muryango w'irembo w'urusengero. Barangije abantu baratanga, arangije barababwira bati, Kristo Yesu w'i Nazareti uwo mwabambye, ariko Uwiteka Imana ikamuzura, niwe utumye umugabo ahagarara ku birenge bye. Haleluya. Kandi igihe abigishwa babahatiraga, igihe abatambyi bababwiraga babakangisha yuko bazabagira nabi niba bakomeza kuvuga izina rya Kristo, barasubije bati, nta rindi zina ribonerwamo agakiza uretse ryande, irya Kristo. Kandi bashize amanga biyemeza gukomeza guhamya uwo Kristo yagize ute, wazutse. Rero ni ingenzi cyane yuko nk'abakristo turiho muri iki gihe, muri iki kinyejana cya 21, aho hagenda vuka imitekerereze itandukanye, usanga baravuga bati, izo mana z'abazungu mutuzanira, natwe twari dufite imana zacu. Usanga hari abavuga bati, iyo ni imigani yahimbwe n'abantu. Ni ingenzi cyane ko muri iki kinyejana twebwe turimo, bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye, twizera yuko Kristo yazutse mu bapfuye. Tutizera ko Kristo yazutse mu bapfuye, twaba turi mu kaga gakomeye cyane, kuko nta byiringiro twaba dufite, nta cyerekezo twaba dufite. Hari umugabo umwe wanditse poeme nziza cyane, igisigo nanone yerekana impamvu twe abapfa dukeneye igitangaza. Ni poeme iri mu rurimi rw'icyongereza, aho yakoresheje amagambo avuga ngo, we who must die demand a miracle. Twega bagomba gupfa dusaba igitangaza, kuko nta kuntu abafite ubuzima burangira bukagira iherezo tutabonye igitangaza kiduha icyizere cy'ejo hazaza, byatugora cyane. Niyo mpamvu yavuze ayo magambo ati, twe abagomba gupfa dusaba igitangaza. Ariko Imana ishimwe, icyo gitangaza yagitanze biciye muri Yesu Kristo. Haleluya. Yatanze igitangaza gituma tugira icyizere yuko mu gihe tubuza abacu, tukabura inshuti, tukabura abavandimwe, tukabura ababyeyi bacu, dufite icyizere kandi twiza tudashidikanya ko Kristo agiye kugaruka, tukongera kubonana n'abacu twabuze. Haleluya. Ni ingenzi cyane nk'abakristo yuko tugira icyizere, kandi tukagira icyizere yuko Kristo Jambo ry'Imana, Kristo Mesiya, Kristo yapfuye, ariko nubwo yapfuye apfiriye ibyaha byacu, apfuye ibyaha byanjye nawe, yarazutse kandi ari mu ijuru, aho agiye kugaruka bidatinze. Igihe Kristo yazukaga mu bapfuye, no mu ijuru habayeho kwishima cyane, nk'iyo dusomye mu gitabo cya Zaburi, hatubwira sene y'ibyabereye mu ijuru igihe Kristo yazukaga mu bapfuye, kuko no mu ijuru nabo bari bazi ko yuko icyo kintu cyari ingenzi cyane yuko kiba. Zaburi igice cya 24, reka turambure muri Zaburi igice cya 24 twumve ibyabereye mu ijuru igihe Kristo yarazutse asubiye mu ijuru agezeyo. Duhereye ku murongo wa 7, hari amagambo avuga ngo, mwa marembo mwe nimunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Ikibazo kikibazwa ngo uwo mwami w'icyubahiro ninde? Ni Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, ni Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Mwa marembo mwe nimunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Uwiteka Nyiringabo ni umwami w'icyubahiro. Haleluya. Kristo igihe yageraga mu ijuru, amarembo ari kumukingurirwa, yakiriwe nk'umwami w'abami, nk'umutware ukomeye, kubera ko yaratsinze ikibazo nyamukuru inyoko umuntu yari ifite, aricyo nta kindi ari urupfu. Impamvu rero abakristo dukwiye kwizera tudashidikanya ko Kristo yazutse mu bapfuye, Pawulo nawe yayigarutseho mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorino igice cya 15. Nifuza yuko tubumbura Bibiliya zacu tukagera mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 15, tuhera ku murongo wa 14. Mwumva amagambo Pawulo yavuze, kandi amagambo yongera kutwereka yuko ari ingenzi cyane ko twizera ko Kristo yazutse mu bapfuye. Ku murongo wa 14 haravuga ngo,
kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwo itazuye, niba abapfuye batazuka. Murumva Pawulo icyo yavugaga hano. Nanone nawe yongeraga guhamya yuko nimba tuvuga ko Kristo yazutse akaba atarazutse, ibyo twaba twigisha byaba ari inyoma, inzira y'Ukristo twahisemo yaba ari ikinyoma. Ariko Imana ishimwe, nanone Kristo yazutse mu bapfuye. Haleluya. Niyo mpamvu umuzuko wa Kristo ni imwe mu nkingi za mwamba z'ubukristo, ni kimwe mu Kristo bushingiyeho. Kandi na Kristo ubwe yarabyivugiye muri Matayo igice cya 20:17, aho yavugaga yuko yagombaga kubabazwa akicwa, ngo ariko ku munsi wa gatatu akagera ate, akazuka. Rero abaye atarazutse tukigisha ko yazutse, nawe twaba tumuhamije yuko ibyo yavuze ari ibinyoma. Ariko ibyo yavuze si ibinyoma, kuko ku munsi wa gatatu yagize ate, yarazutse. Ikindi kintu dukwiye kwigiraho nk'abakristo bariho muri iki gihe, ni uko umuzuko wa Kristo uduha icyizere cy'ubugingo bw'ejo hazaza, ndetse atari ubugingo burangira, ahubwo ubugingo bw'iteka ryose. Pawulo muri icyo gice cya 15 ku murongo wa 20 yakomeje avuga aya magambo ku murongo wa 20, ngo ariko noneho Kristo yarazutse. Haleluya. Niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nuko byose byokojwe no gupfa kwa Adamu, niko bose bazahinduka abazima nande, na Kristo. Ngo ariko noneho Kristo yagize ate, Kristo yarazutse. Ni icyizere mu gihe umukurambere wacu Adamu yacumuraga akatwoza icyaha, ndetse urupfu rukinjira mu mibereho y'ikiremwa muntu. Kristo yaraje kugira ngo adukize icyo ngicyo, kandi kuba dufite icyizere yuko Kristo yabikoze, nuko Kristo yagize ate, yazutse. Bimwe mu bitabo byiza byanditswe ku mibereho ya Yesu Kristo ni igitabo cyitwa Uwifuzwe byose. Ni igitabo cyiza cyane. Ellen G. White kuri page 335 yanditse amagambo meza cyane nifuza gusangira namwe. Iravuze ngo kuwizera Kristo no kuzuka n'ubugingo. Ubugingo bwari bwarazimiye kubw'icyaha, kubw'umukiza wacu burongera bugasubirana, kuko muri we afite ubugingo bwo kongera kubesha uwo ashaka. Afite uburenganzira bwo gutanga akamero ko kudapfa. Ubuzima yatanze yambaye ubumuntu arabusubirana, akabuha inyoko muntu. Yaravuze ati, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse zibone bwinshi, nk'uko tubona muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Kristo nta kindi cyamuzanye, nuko yaraje guha inyoko muntu yarabuze ibyiringiro, akayisubizamo ibyiringiro. Ikindi kintu gituma nk'abakristo dukwiye kwizera umuzuko wa Kristo, nuko nanone byongera kuduha assurance, bikaduha icyizere yuko urupfu ruzatsindwa by'iteka ryose. Nk'uko mubizi, turi no mu gihe cy'icyorezo cya COVID cyagiye gihitana abantu benshi cyane. Hagiye habaho intambara nyinshi zagiye zihitana abantu benshi cyane. Benshi babuze abavandimwe, benshi babuze inshuti, benshi babuze abo bakundana. Ariko kuba Kristo yarazutse mu bapfuye, dufite icyizere yuko abo bacu twabuze tuzongera kubabona. Niyo mpamvu Pawulo akomeje muri cya gice ku murongo wa 23 yavuze aya magambo ngo, ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ariwe muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza, nibwo imeruka izahera ku isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'iki? Ni urupfu. Umwanzi uzaheruka abandi gukurwaho n'iki? Ni urupfu. Dufite icyizere tudashidikanya ko urupfu ari we mwanzi uzakurwaho nyuma y'abandi, ruzarukuyeho burundu, aho tuzabana n'abacu iteka ryose, aho kurira, kubabara ndetse no kuboroga bitazongera kubaho ukundi. Ibyo byose tugira icyo cyizere kubera ko Kristo yazutse mu bagize bate, mu bapfuye.
Kristo ari mu ijuru n'inshuti zanjye, kandi Kristo vuba aha agiye kugaruka. Kuba agiye kugaruka rero ni ingenzi cyane, nubwo twitwa abakristo tukaba tunabyizera, ni ingenzi cyane yuko tubaho imibereho nk'iya Kristo. Ni ingenzi cyane yuko tugera ikirenge mu cye. Ni ingenzi cyane yuko tumutuna imitwaro yacu. Kristo niwe wavuze ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange nagirane ndabaruhura. Yiteguye kuruhura umwana we wese uri hano wifuza kuba umwana we. Yiteguye kusanga buri wese wifuza gukingura umuryango akabana na Yesu Kristo mu mutima we. Niyo mpamvu ni ingenzi cyane yuko nk'abakristo, nubwo twitwa ko turi abakristo, dukwiye kugira imibereho koko yahindutse igaragaza uwo Kristo twakurikiye. Ikindi kintu kiduha icyizere cy'uko Kristo yazutse ni ibyiringiro by'ejo hazaza. Ibyiringiro bitubwira yuko ubuzima bwacu atari ukubyuka tukajya mu mirimo itandukanye, twarangiza tukaguhora muri iyo miruho, igihe kikazagera tugapfa bikarangira bakaduhamba. Ahubwo dufite icyizere yuko Kristo azagaruka akazura intore ze akabana nazo mu ijuru akaramata. Ni icyizere dukwiye guha isi ibuze ibyiringiro muri iyi minsi, ni icyizere dukwiye guha ababuze ibyiringiro muri iyi minsi, kandi ni icyizere natwe nk'abakristo dukwiye kugira turusheho kwizera Kristo n'ijambo rye. Pawulo akomeje muri icyo gice cya 15 tugiye gusoma ku murongo wa 51, yakomeje amagambo meza cyane avuga ngo, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'Imana y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu mubiri uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo azasohora ya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Haleluya. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori n'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ayo ni amagambo azavuga ubwo Kristo azaba agarutse, kuko urupfu ruzaba rumizwe no kunesha. Kristo azaba atsinze, Satani atsinzwe. Icyo nicyo cyonyine kiduha icyizere. Icyo cyonyine nicyo cyagakwiye kukubyutsa mu gitondo. Icyo cyonyine nicyo cyagakwiye gutuma urushaho kubaho imibereho nk'iya Kristo, kuko ufite icyizere yuko Kristo yapfuye akazuka, kandi azagaruka ashyire iherezo ku mwanzi wa nyuma ari we rupfu. Rero nk'abakristo, reka tugire icyizere mu ijambo ry'Imana. Tuzabona byinshi bigenda bidukura ku ijambo ry'Imana, tuzabona byinshi bigenda bihakana ijambo ry'Imana, ariko iri jambo ryanditswe na Jambo acishije mu bagaragu bayo abayoboye, ni ingenzi cyane yuko turyizera kandi tukizera uyu jambo, kuko nubwo yapfuye yarazutse. Nkunda indirimbo nziza cyane yo mu gitabo cy'Abadventiste yo guhimbaza Imana. Ni indirimbo ndakeka ari indirimbo 108, aho batubwira yuko Kristo atigeze aheranwa n'urupfu, aho yagize ate? Yazutse. Barindiriye imva ubusa, Kristo yagize ate? Yarazutse. Yazutse, Kristo yagize ate? Yarazutse. Hari igihe tubura ibyiringiro bitewe n'ibibazo duhora muri iyi si, ndetse rimwe na rimwe cyane ibyiringiro by'umuntu, kimwe mu bintu bigerageza ibyiringiro by'umuntu n'igihe yabuze uwe yakundaga. Ibyo nabyo byabaye kubigishwa ba Kristo igihe yapfaga, Kristo amaze kubambwa, ngo nawe babuze ibyiringiro. Nk'uko Kristo yazutse mu bapfuye, twiza tudashidikanya natwe abacu twabuze, natwe mu gihe dusinziriye dukwiye gupfana ibyiringiro yuko Kristo azagira ate? Azagaruka. Ariko nshuti zanjye, ni ingenzi cyane yuko twemera Kristo akatubera umuyobozi w'imibereho yacu. Nimba twifuza kubana nawe, ni ingenzi cyane yuko ubukristo bwacu buva ku magambo bukaba ubukristo koko nyabukristo, bukaba ubukristo buba imibereho nk'iy'uwo twakurikiye. Kristo aringinga buri gihe, yagiye atwinginga iminsi myinshi, akomanga ku nzugi z'imitima zacu ashaka kwinjira,
muri uyu mwanya reka dufate icyemezo cyo kumukingura imitima yacu kugira ngo Kristo abashe kwinjira. Isi igerageza gupfundapfundika kugira ngo ishake yuko yarema ibyiringiro by'ejo hazaza, ariko ibyo ni ibyiringiro ibyo bakunda kwita mu cyongereza ngo ni false hope, ariko ibyiringiro nyakuri iboneka muri Yesu Kristo. Haleluya. Wowe aguha amahoro niyo waba uri mu bibazo bikomeye, wowe niyo waba uryamye ku gitanda urembye cyane, uba ufite amahoro y'umutima kuko uzi ko ubuzima bwawe butarangira aho honyine. Rero ni ingenzi cyane yuko wemera Kristo akinjira mu mutima wawe. Indirimbo ya 13 y'igitabo cy'itorero ry'Abadventiste yo guhimbaza, kirimo indirimbo zo guhimbaza Imana, ni indirimbo nziza ivuga ngo Yesu araguhamagara nituza. Yesu arahamagara nituza, ntabwo ari umuntu ufata ku ngufu, aguha umudendezo we, ufite umudendezo wo kumuhitamo, ariko arakwinginga nituza. Yesu arahamagara nituza, ubu arahamagara ategereje kumwiyegurira, we kuzuyaza ngwino ngwino ngwino, abarushye mwese nimuze. Yesu arahamagara nituza ati mukundwa ngwino. Twatinzwa kandi ategereje ko kuturokora twese. Twahinyuzwa n'imbabazi zose adufitiye twese. Twakerewe ibihe birahita, aradutegereje. Turarindagira mu mwijima, ni mucyo tumusange. Zirikana urukundo ruhebuje yadusezeranije, nubwo twagomye tuzababarirwa, aradutegereje. Kristo nge nawe inshuti araduhamagara nituza, arifuza yuko tumusanga. Reka twemere gusanga Kristo, reka twemere kwigishwa nawe mu ijambo rye yandikishije, kandi yiteguye gusanga buri mwana wese uzabumbura ijambo rye kugira ngo abashe kumusobanurira icyanditswe muri iryo jambo. Nibyo hari byinshi tudasobanukiwe, hari byinshi tubona ntitubashe kubisobanukirwa muri iri jambo, ariko Kristo yiteguye gusobanura umwana we wese uzafata umwanya agasoma ijambo rye, kandi umugambi nta wundi ari kumenya inzira y'ukuri, kuko uwo Kristo niwe nzira y'ukuri. Mukanya Amazing Grace Academy igiye kuturimba indirimbo yitwa Nyirukwiringirwa. Uwo nyirukwiringirwa nta wundi ni Yesu Kristo. Uwo nyirukwiringirwa niwe muri aka kanya uhamagara umushyitsi ndetse n'umusangwa kugira ngo yemeye kumusanga. Reka mu gihe tuzaba tumaze iminsi turi kwiga ibyigisho bitandukanye, buri wese ajya akomeza gusengera mu mutima we kugira ngo ijambo rizavugirwa rizakomeze guhindura imitima yacu, kugira ngo ku iherezo ubwo tuzaba turi gusoza iyi gahunda tuzabe koko kubwo gufashwa n'Imana twabashije gusobanukirwa n'ihame rivuga ngo handitswe ngo, kandi tukizera ijambo Kristo yandikishije, kandi nawe tukamwizera, kandi tukiza tudashidikanya ko uwari uwo kwiringirwa kandi vuba hagiye kugaruka akatujyana iwe tukabana nawe iteka ryose. Mu gihe turi gusoza turi gusenga, ndifuza yuko buri wese waba uri hano asengera mu mutima we kandi agakingura umutima we, Kristo akinjira bakabana. Rimwe na rimwe hari igihe tubivuga ku magambo gusa, ariko ni geste iba yoroshye cyane, geste yo kwemera gukingura gusa. Satani nawe aba hari ngo kugira ngo akubuze gukingura umutima wawe, ariko Kristo yaramutsinze igihe yazukaga mu bapfuye, kandi Kristo yiteguye kumutsinda no mu mihero yawe. Rero nshuti zanjye Amazing batambuka, nimba ari umuntu yifuza kwegura ubuzima bwe Kristo uyu munsi, akavuga ati uyu munsi ndifuza yuko Kristo yakwinjira mu mutima wanjye tukabana, ayo mahoro Kristo atanga atari abisatanga ndifuza ko abayanjye, aze gutambuka dufatanye mu isengesho. Yesu araguhamagara nituza, ubu arahamagara. Ni ingenzi cyane yuko nimba wifuza kubana nawe uze gutambuka dufatanye mu isengesho.
Nyir'ukwiriye
biri